hanyuma rero ngiye kubabwira ikintu kimwe. Iyo hariho ibintu byitwa ngo abanzi wasenga utasenga, abanzi barahari ariko n'abasenga barabafite. Umwanzi wa mbere dufite ni Satani. Hanyuma rero Satani yitwa ennemi déclaré de Dieu. Ni umwanzi uri déclaré. Ntabwo wamusengera, nta nubwo wacudikana nawe ngo wenda azihane. Ntabwo yenda kwihana, ari déclaré. Sinzi niba wenda muri kubyumva. Hari abantu njya mbona bashaka kwigira abacuti ba Satani. Oya, tuye tuvuga ukuri. Kuvuga ngo ya, none si ubuzima ubamwo we ntubona ko ubucudikana nawe. Tugomba kuvuga ukuri bene data. Niba koko twarabaye itorero, reka twe kwitwa ikisi itorero, ahubwo tuba itorero ry'ukuri. Mumbabarire tuvuge tuganire, ndashaka ubumva n'abari online n'abari kure, ndashaka undebera umuntu uri buryo ari bumoso ngo reka tuba itorero. Haleluya, Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Satani ntabwo atinya titre, ntabwo atinya kwitwa apotre, ntabwo atinya kuri pasiteri banagusiza amavuta bakakuraza no mwibase y'amavuta, ahubwo atinya ubuzima bwawe bwejejwe. Ariko mumvugire amina cyane. Ikindi atinya ubuzima bumaramaje no kwiyegurira Imana. Uzanshakire impamvu ndiho ndabivuga nuko Imana igiye kuba inkingi y'umuriro, ariko ihagurutsa inkingi, ihagurutsa abantu b'inkingi. Bene data ibi bintu mu byumva, ihagurutsa inkingi. Igihe Salomo yubakaga hari inkingi ebyiri yashize kuri entrée, imwe yitwaga Yakini, indi yitwa Boaz. Ziriya nkingi turazisoma, ugasoma Yakini na Boaz, ariko ziriya nkingi zirarepresenta Kristo Yesu. Murabyumva bene data? Ndashaka kumva amena. Ziriya nkingi ziragaragaza Yesu. Ni kuvuga ngo Yesu atari muri urusengero, atari muri building, ibintu tuba turagereza kubaka atabirimo, ntacyo byagwa. Nushaka ube successful, ugira amafaranga ariko Yesu atarimo, bigera ahantu bihengeka bikagwa. Ariko izi nkingi, iriya nkingi yitwa Jakin cyangwa se Yakini, iravuga ngo God is my establishment, God will establish me. Imana bavuga gute mu Kinyarwanda pastor? God will establish me. Imana ni izagira gute? Izampa no gushora imizi, izampa no guhagarara. He will establish me, izanye establishinga, nzashora imizi. Bibiliya iravuga ngo mwubahe Imana kugira ngo mube etabli, ariko mwubahe n'abahanuzi kugira ngo muprospere. Ndabakunda, nta kibazo, batuzaniye ibintu byiza. Haleluya, batuzaniye ibintu byiza. Iryo zina rya Yesu nta kibazo, batuzaniye ibintu byiza. Haleluya, batuzaniye ibintu byiza. Iryo zina rya Yesu turarimenya, ariko barizana risa nkaho riri powerless. Ariko nta nubwo riri powerless, ni izina riri powerful. Noneho reka mbabwire ingaruka zabaye. Ni gute abantu birirwa batwirata ngo kera twarakizwaga tukuzura, hanyuma se ibyago byabaye muri he musenga? Uko mwambabariye, ako murambabaranje kuvuga. We had a powerless church and we have to tugomba kubyemera. Twari dufite powerless church, byo kubesha ngo twari powerful byahe. 94 yaje itoro riri hehe? Nivuga ngo hari idini. Mumbabariye mvuge bene data, ntabwo nashe guca imanzi. Ariko pastor, niba Imana igiye kutubera inkingi y'umuriro, dukeneye imbaraga. Nta kintu cyitwa umuriro kitarimo imbaraga. Tantiri Christine Civile, dukeneye imbaraga. Batuzana icyo bita door of salvation, ariko ntibashiraho door of power. Hari umuryango w'agakiza. Ndashimira Imana, biravuga ngo kuva uyu munsi ndakubyaye, ushobora gukizwa ariko ntube powerful. Mumbabarire rwose. Ukazajya mu ijuru bakakwandika mu gitabo cy'ubugingo bakaririmba, ariko umurebe ahantu hari imbaraga z'Imana, ibintu byabyaye ububyutsi. Hariho icyo bita aggressive songs, ariko uyu munsi se murambara ntaga kuziririmba ntakomeretsa abantu baziririmbye. Yesu ahabwe icyubahiro. Indirimbo turirimba uyu munsi, none ukibaza ziri mwiki, zihishe mwiki. Hari umukozi w'Imana, mu apostle wo muri Tanzania, yarebye umukozi w'Imana aririmba, sindi buyivuge. Haleluya. Aramubwira ngo mwimbo wako uko mtamu sana, lakini hauna maandiko. Hauna maandiko. Dada yangu umeimba kabisa, lakini hakuna maandiko ndani. Hakuna maandiko. Leo tuko na wapastors wana preach, lakini hakuna maandiko.
noneho tujye mu mandiko rero. Abazungu bona baje kutubwiriza ubutumwa, abakozi b'Imana batubwiye amandiko rwose, batubwira ijambo, ariko ntibatubwira ko les lettres tuent, ntibatubwira ko the letters kill, but the spirit give life. Ariko mwavuze amin. Dukeneye inyuguti kugira ngo tube abantu bafite ubwenge, bashobora kujya kuri gahunda, ariko inyuguti ntabwo zakwirukana abadayimoni. Mumbabarire mvuge bene data. Niyo mpamvu babahungu bo mu byakozwe n'intumwa, babahungu ngo bari bafite se w'umutambyi, murabibuka, bari abahungu 7. Haleluya. Noneho baragenda bahaguruka mu bintu byo gukopera, bari bafite umunwa kuko abantu bavukiye mu rusengero bose bazi kuvuga. Ko mwandabaye ndumva nshaka kumva, haleluya, ndashaka kumva ko mwari mungumbuye. Haleluya, Yesu ashimwe. Abantu bose bavukiye mu rusengero bazi kugira gute? Bazi n'uduturufu bakoresha kugira ngo bakurure imitima y'abantu. Ibyo barabizi kuko ni ibintu babayemwo, babanye n'abasenga, babaye ahantu hitwa Inayoti. Inayoti umuntu wese yahageze arahanura niyo yabadakijijwe. Yego, Sawuli yageze Inayoti arahanura. Yaragiye kwica nde? Samweli. Nako Dawidi. Yaragiye kwica Dawidi, nta kindi cyari kimujyanye Inayoti. Inayoti ni ku musozi w'Imana. Yaragiye kwica Imana yasize amavuta. Nicyo cyari kimuzinduye, yarakarabye arazamuka. Yohereza ingabo za mbere. Iza mbere zihageze zirahanura. Bivuga ngo guhanura ntibitwereka ko ukijijwe. Ariko mwavuze amina cyane. Numvaga nshaka kumva haleluya cyane. Vuga ngo inkingi y'umuriro. Barahageze barahanura intumwa za mbere. Uzukuru zahanuye. Dawidi uzabungana, ugiye kudusimbura, ni wowe Imana isize amavuta. Barabivuze. Niyo mpamvu ugomba utandukanya umuntu n'akanwa ke. Yesu yarabivuze neza, aravuga ngo bazabamenyera ku mbuto. Kuko yarazi neza ko igihe kizagera akanwa kakagira success, ariko imbuto zikabura. Arangije atarabihindura. Ariko mwavuze amina cyane. Ndashaka kumva haleluya. Ariko fire week muzi haleluya, fire week igomba kuba ari haleluya ifashe. Yesu ashimwe. Mfite aho ngana, mfite aho ndi kujya. Amen. Timu ya mbere iragenda, timu ya kabiri iragenda, timu ya nyuma izizanye Sawuli nawe agera hari arahanura. Muzi ko yahanuye kuva mu gitondo, ava mu bintu byo guhanura isaha imwe. Yahanuye from morning to evening. Arahanura. Sawuli arahanura, ariko asubira inyuma ari umupagani wujuje ibyangombwa. Asubira inyuma afite gahunda yo kuzongera guhemuka. Ariko niki nshaka kuvuga? Dukeneye itorero rifite imbaraga. Muvuge amen cyane. Birababaje kubona uyu munsi dufite abantu bashika bafite imbaraga. Abashika babita gute? Abashitsi ni gushika. Sibyo gushika. Vuga ngo gushika. Birababaje kubona umugore, ni umugore rwose Imana ihumugisha abagore, ariko uyu mugore ntabwo yari mwiza. Uyu mugore ashobora kuba yari afite igikundiro cya Satani, afite imbaraga za Satani, ku buryo yashoboye kuzura Samweli. Birababaje cyane. Ibaze ko Sawuli yabuze inzozi. Ibi nibyo byerekana ko zihari. Yesu ashimwe. Haruguru dukandagira gutya amashanyarazi akaba arigize ukuntu, kuko hari imbaraga. Bene data reka mbabwire, ururimi abantu bagukeneyeho muri iyi minsi ya nyuma. Mwagarutse, ururimi abantu bagukeneyeho muri iyi minsi ya nyuma si ururimi rwahuvuka, si ururimi rw'ibyo wize, ni ururimi rwitwa imbaraga. Ariko mwavuze amina cyane. Nariho ndababwira ngo muri iki gihe cya nyuma dukeneye imbaraga nk'itorero. Haleluya. Nariho ndababwira kuriya kuboko kwa Farawo kwahuye n'imbaraga. Ukuboko kwa mbere kuravunika, ariko hasigara ukundi. Aravuga nuko ari gusigaye bigiye kumera gute? Ndakuvuna. Bivuga ngo hari igihe wisanga waranesheje kote imwe, ariko indi kote byaragize gute? Byarazambye. Noneho ukanesha, ugatinya no gutanga ubuhamya kuri kote yaciyemo, kuko hari indi kote yanze. Murabyumva? Ugasanga hari indi kote yananiranye, hari urundi ruhande rutari gukunda, kandi urwo ruhande rutari gukunda rukagutera ipfunwe, rukagutera kubabara, rukagutera guhangayika. Ariko urwo ruhande rwa kabiri ni ukuboko kwa Farawo kwari gusigaye, nako kugiye kugira gute? Kuvunika.
ariko mwavuze ngo nako kuravunika. Haleluya, nako kuravunika n'ukuri, nako kuravunika. Uyu munsi ndashaka kubabwira akantu karyoshe. Twubahe Imana, tube etabli, ariko twubahe n'abahanuzi kugira ngo duprospere. Ni bande bashaka kubona prosperite? Mwari muzi ko prosperite atari amafaranga gusa, ni amagara yacu, ni ubuzima bwacu, ni imiryango ifunguka, ni feva, ni ibyo bintu byose. Reka mbabwire iyerekwa nagize, mwicare. Nagize iyerekwa, haleluya. Mbona umugabo ariho aravanga ibintu by'amavuta ameze nka creme, amavuta nyine. Nakese ko Bwana asifiwe. Yari haravanga ibintu byiza by'amavuta meza, abivanga byiza, meza koko. Arangije agenda dusiga. Umva gatoya, arambwira ngo hari abanzi bari barabahagurukiye kubanyaga igikundiro cyanyu, ngo none ngarutse kubasiga. Ariko wavuze haleluya. Niba wicaranye n'umuntu utaje muri fire week, shakisha umuntu uri mu mwuka wa fire week. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka ureba umuntu mwicaranye muguti yatuvangiye di. Uzajya uvuga wemerwe, uzajya uhagarara babyemere, uzajya utangaza ikintu cyemerwe, uzajya ujya muri interview byemere, uzajya ugura ibintu bikunde, kuko wamanukiwe gusigwa. Zetele moshite kesindeli. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, mwicare. Yesu, Yesu. Byanjoheye kuko ngewe nabirebye, izo creme nazirebye, ibyo bintu yavangaga nabirebaga. Ko agiye kukuvangira, ariko twitwaje n'ijambo ry'Imana. Muzi ko Yesu afata amazi akayagira divayi, abantu batarebaga, abantu babibonaga n'abagaragu gusa. Abagaragu bari mu bikari nibo babonye ko Yesu ari harahindura ibintu, ariko nabo ntibabimenye mbere. Bateruye baradaha batazi kirimo, bajya guserva byahindutse. Yesu ari kukuvanga shaho, ariko mwavuze amen. Ari haratuvanga. Ibimenyetso bya mbere mugiye kubona bari barabataye babagarukira. Ikimenyetso cya kabiri nuko favere wari waratakaje ugiye kubona igaruka. Telefone z'umugisha zari zarazimye muri telefone yawe zigiye kongera gukora. Haleluya. Uwiteka aje kuturengera, Uwiteka aje kudukomeza, Uwiteka aje kutuvugaho. Uwiteka, amen. Yesu ashimwe. Iyi fire week Pastor Bernard ni wambwiye umunsi wa mbere ngo ku fire week numva idasanzwe. Se wabembwira urambwira ati genda ndumva ibi bintu by'umuriro n'inkingi, ndumva bikaze ibintu weretswe. Nanjye ntangiye kubyumva sasa, ntangiye kumva ibyo Imana igiye gukora. Hari rendezvous yo mu ijuru twahawe muri aya masengesho. Haleluya, muvuge amina. Icyambere umwuka wo kukubeshera, bakakubeshera bakaguhimbira, wamaze gusenyuka. Wamaze gusenyuka muri iri teraniro, muri uyu muriro wamaze gusenyuka. Kenshi abantu bavuga ibyo babona, ariko ntabwo bazi ibyo wavuganye n'Imana. Igihe kirageze wihaniza imyuka, ubwira abantu ngo ibyo wavuganye n'Imana bigumane, nanjye mfite ibyo navuganye n'Imana. Ariko mwavuze haleluya cyane. Muzi ko Imana yabwiye umukozi w'Imana witwa Hoseya, iramubwira ngo genda ushaka umugore ku muhanda. Ni Imana, ntabwo ari abadayimoni. Iramubwira genda ushaka umugore ku muhanda. Ubyaye kangahe? Ubyaye kangahera? Ariko Yesu ashimwe cyane. Umusange kuri street, aricyo nshaka kukubwira. Aragenda ashaka umugore w'indaya ku muhanda. Umuhanuzi w'Imana wo mu rusengero ashaka umugore umeze kuriya. Ugira ngo ntabwo cyari kimwaro, mugira ngo ntabwo byari bimwaje mu basengana, mugira ngo ntabwo byari bimwaje icyo gihe. Ariko kuko Imana yaramubwiye ngo uriya mugore ufite abana babiri, uriya nyine abitwa ibishuba ziko, abitwa bari abana bameze kuriya. Ndashaka uriya mugore kugira ngo nigishe urukundo rwanjye, nigishe imbaraga zanjye. Aragenda. Haleluya, aragenda. Ubanza abantu bariho barabireba hariya kugira ngo barebe. Ese hari abantu babuvise Hoseya ubwa mbere. Haleluya, Bwana asifiwe. Amina, murebe hariya ahantu rwose muharebe. Bwana asifiwe.
arangije wa mugore disi araza aramukarabya aba umugore udasanzwe. Hama wa mugore asubira ku muhanda. Hako ari abantu batoroshe, asubira ku muhanda kuko burya akantu kateye umuntu ntikabura kugaruka. Noneho Imana irongera ibwira Hoseya ngo go and love your wife again. Genda ukunde umugore wawe kandi. Ubu nta bantu bamugiraga inama, va kundaya, va ku mugore umeze kuriya. Shaka umuntu uhanura uvuga mu ndimi, urajya kugarura gutarura umugore nkuriya wabuze. Ariko Imana ko ari urukundo. Yashaka kurepresenta uriya mugore arepresenta nk'itorero ry'iki gihe, itorero ryavangiwe, itorero ryavuye mu masezerano. Atariko kuko naribyaye, kuko nasezeranye naryo ntabwo nzarirekura. Ndashaka kurivana ku muhanda. Iyi fire week ije kuvana abantu ku mihanda. Amen, amen. Ariko muraryohewe mwakwicaye. Amen. Yesu nashimwe. Hallelujah. Uwiteka rero atubereye inkingi y'umuriro. Bibiri avuga ngo I myself the Lord, I will be the wall of fire, and the glory, my glory will be in the midst. Wibaze in their midst. Ni kuvuga ngo Imana izaza ize itubera inkingi y'umuriro. Nimara kutubera inkingi y'umuriro izaza hagati, iza n'ubwiza bwayo muri twebwe. Bivuga ngo Imana yo kabyara ntishaka kudukingirana mu gikuta cyayo niturangiza ngo tubabariremo. Oya, ahindani izazanamo glory. Ahindani izazanamo amavuta. Ahindani izazanamo iterambere. Ahindani izazanamo ibyishimo. Ntabwo tugiye gukingiranwa mu cyitwe church, ahubwo Yesu agiye kutunezerezamo. Abantu bambabarira bakavuga ngo tunezerwemo. Haleluya. Twishime, tunezerwe presence y'Imana, twumva Imana ivuga, twumva Imana ikora, turebe ibintu Imana ihindura mu buzima bw'abantu. Indani ajye Uwiteka nzababera icyubahiro imbere. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Aya ni amagambo Imana yabwiye umukozi w'Imana Zakariya. Kandi ijambo ryo muri Zakariya ndarikunda cyane. Nkunda igitabo cya Zakariya. Iki gitabo kirimo ibintu bikomeye cyane. Iki gitabo kirimo ahantu Uwiteka wenyine yavuze ati nzaza noneho kubwisezerano ry'amaraso mbabere. Haleluya. Nzahamisha isezerano ryanjye amaraso, ngo kandi imbohe zanyu zizava mu cyobo kitagira ntuzi, kitagira amazi. Nzaza Uwiteka mbakorera igitangaza, nzaza nkorane namwe isezerano ry'amaraso. Zakariya 9 ku murongo wa 11, ubwo bashatse bahashira ku murongo wa 11, nziyizira. Haleluya. Nzakorana isezerano namwe. Bivuga kugira ngo Imana ikubere inkingi y'umuriro, icyambere ikorana isezerano nawe. Ikorana isezerano nawe. Bene data mujye mukunda isezerano, kuko burya isezerano rirakurengera. Isezerano ntabwo ari tract. Akomare. Yes, kuko Uwiteka ntashobora kuvuguruza isezerano rye, kuko ntabwo assurance ufite kuzahora ufite imbaraga igihe cyose. Ariko kimwe kizakurengera ni isezerano mwakoranye. Amen. Haleluya. Haravuga ngo kandi nawe kubwisezerano ryawe rihamwa n'amaraso. Amen. Aya ni amaraso Yesu yamenye ku musaraba Igorogota. Ntitugomba kuyakerensa. Ni amaraso aza akavuga ibyiza. Murumva ibintu byo biragenda bivugwa mu kirere, ariko aya maraso yaje avuga ibyiza. Akuraho urubanza, agakuraho urupfu, agakuraho ingwara, agakuraho kansere, agakuraho sida, agakuraho ibyo bintu byose. Ni amaraso aza, ariko mwaretse mwo kabyaramo. Vuga ngo isezerano ry'amaraso. Ibi byose ndio ndavuga bitari n'isezerano ry'amaraso, ni sans effet, nta kintu nakyo gishobora gukora. Niyo mpamvu Bibiliya avuga ngo sans effusion de sang, il y a pas de pardon. Nta kumeneka kw'amaraso, nta mbabazi zihari. Amen. Haleluya. Kandi nawe kubwisezerano ryawe rihamwa n'amaraso, nanjye nkubohoreye. Mwumva ibintu Imana igiye kudukora. Kubera isezerano mfitanye na mama, kubera isezerano mfitanye na papa uri hano, ngiye kukubohorera imbohe, nzikure mu rwobo rutagira amazi. Ariko mana. Haleluya. Nzazikura mu rwobo rutagira iki? Amazi. Iryo ni isezerano uhawe. Amen. Hanyuma akongera akavuga ngo nimuhindukire. Icyambere hari isezerano wakiriye Yesu umwami n'umukiza wawe, urakizwa, winjira mu isezerano ry'amaraso. Haleluya. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ku murongo wa 12, aho nyine Zakariya 9 ku murongo wa 12 haravuga ngo nimuhindukirire igihome. Iyo umuntu amaze gukizwa akajya mu isezerano, ikintu cya kabiri gikora ni uguhindukira. Nuguhindukira mbabarira. Amina. Turabiza abantu bari sympathique twarabasize hano hanze, twaravukanaga nabo.
ariko turi hano kuko tugomba guhindukira. Ariko mwavuze haleluya, nibyo? Dore bamena zibaye nkeya. Tugomba guhindukira, tugomba guhindukira, tugahindukirira nde sasa? Igihome, the wall. Ndashaka kuvuga ngo igihome. Yowe vuga ngo tugiye guhindukira igihome. Niba Uwiteka kubwira ngo nzakubera igihome cy'umuriro, nivuga ngo nyuma yo gukizwa ugomba guhindukirira igihome. Igihome ninde? N'Uwiteka. Bene data, ntabwo Imana ibuza abantu ko niyo yaturemye, ntabwo Imana ishaka majorite kuko yo irihagije, yo ubwayo ni majorite. Ntabwo Imana ishaka ababaju benshi kuko yo yaraturemye ishatse yadutegeka ikatuzana. Ntabwo Imana ishaka kumenyana n'abakire kuko yo yaraturemye bukire niba ufite. Ariko mwavuze amina cyane, ndashaka kumva haleluya. Ikintu Imana ishaka muri twebwe nuko duhamishwa n'isezerano ry'amaraso, maze iryo sezerano nituginjiramo abacu bose bari barajyanwa ari imbohe, abacu bose bari mu gihome bazagira gute? Bazavayo. Vuga ngo bagiye kuvayo.